guhaye ikaze ukomeje gukurikirana Ifeza TV 1 aka kanya, kugira ngo buri wese aka kanya umubajije ikibazo ukamubaza niba yashobora kujya mu mahanga yakubwira yego atiriwe azuyaza rwose, kuko hari ibikoresho bishyashya byavumbuwe bifasha umuntu muri transport mu kuva ahantu hamwe ajya ahandi. Ushobora kumubaza ikibazo cya kabiri umubaza utese wakifashisha iki kugira ngo ubashe kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Ndabizi neza nashidikanya nawe umurikiye aka kanya ushobora kumbwira byibura ibikoresho bitatu by'ingenzi wakifashisha mu kugira ngo uva ahantu hamwe ujya ahandi mu mujyi wa transport. Ushobora kumbwira ko wakifashisha indege, ukifashisha imodoka ndetse ukifashisha n'ubwato. Ibyo ni ibikoresho bitatu byibura bifasha umuntu mu kuva mu gihugu kimwe ajya ahandi cyangwa se akava mu mahanga ya kure ajya ahandi. Reka kuri uno munsi twivugire ku bwato. Ubwato ni igikoresho kidasanzwe by'umwihariko gikoreshwa mu mazi kugira ngo kibashe kwambutsa abantu n'ibintu. Abantu bava hamwe bajya ahandi babona uburyo bagenda. Ubwato bwavumbuwe ahanini cyane mu kinyejana cya 19, aho bwifashishwaga cyane mu gutuma abantu bamwe bava mu bihugu bimwe bajya ahandi, ndetse no muri biriya cyane biravugwa ko ubwato bwakundaga gukoreshwa na Yesu n'abigishwa bwabo bakoreshaga ubwato. Birumvikana ko ubwato ari ikintu kidasanzwe cyane mu kuba cyari gisanzwe gitwara abantu kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, by'umwihariko binyuze mu nzira y'amazi. White Star Line iyi yari kampani y'Abongereza yakoraga ubwato bukomeye cyane. Iyi White Star Line yari igizwe n'abagabo batatu byibura b'ingenzi bo bita Bruce Isams, Morgan na James Prices. Aba ni abagabo batatu bishyize hamwe bakora ubwato bw'igihangange bwaje kuba bumenyekana cyane, ndetse ubwato bwaje kuba bukinirwa na filime kugira ngo bagaragaze imishusho, imiterere n'imisusire y'ubu bwato. Abagabo batatu bagize igitekerezo bishyira hamwe bagaragaza ikintu kidasanzwe cyangwa se ubwato budasanzwe bwakozwe mu kinyejana cya 20. Aba bagabo batatu bakoze ubwato bita Titanic. Munyemere kuri uno munsi tuganire ku bwato bwa Titanic, ubwato budasanzwe bwavuzweho ibintu byinshi bitangaje. Ubwato bwaje kuba burohama bwabaye iminsi mike, nyamara nabwo bwato bwanditse amateka kurusha ubundi bwato bwose bwigeze kubaho. Kubera iki Titanic yabayeho? Kuki iyi Titanic yaje kubirohama mu mazi, by'umwihariko mu nyanja ya Atlantique? Kubera iki ibi byabayeho? Ndagusaba gukora subscribe niba utarakora subscribe kuri iyi channel yitwa Ifeza TV 1. Reba ko wabyanditse neza, ni Ifeza TV ugashyiraho umubare rimwe, urahita tubona ubone video zacu zitandukanye twagiye dukora. Tanga igitekerezo ku byo twabafasha gusobanukirwa mu biganiro byacu bitaha. Ikindi nanone ushobora gukora like n'ibindi bitandukanye, ugasharinga aya video yacu mu gihe wayakunze, ndetse ukaba wamenyesha abandi ubutumwa babashije kumva budasanzwe. Reka tuvuge kuri Titanic kuri uno munsi. Titanic iryo zina ni izina ryahawe ubwato bw'igihanganye bwakozwe mu cya 1911. Ubwato nk'uko nari maze kubivuga bwagizwemo uruhare n'abagabo batatu, wowe witwa James Bruce Isams, Margin Peaks na William James Prices, ndetse buza kuba budizayiningwa cyangwa se buza kuba butunganywa n'umugabo bita Thomas Andrews. Aba bagabo bagize igitekerezo nyuma yo kuva mu ntambara y'isi ya kabiri, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihanganye n'ibihugu by'Uburayi, by'umwihariko Abasoviyete. Yari intambara y'isi yashegeshe isi kuko ubukungu bwose bw'isi bwari bwaragiye hasi. Gutekereza neza, aba bagabo bishyize hamwe mu kugira ngo bahuze imbaraga bongere kuzahamura ubukungu bwari bwaramanutse bitewe n'intambara y'isi ya kabiri yari imaze iminsi iba. Bakoze ubwato karundura babwita Titanic. Bwari ubwato bufite imiterere idasanzwe cyane. Ubwato bwari bufite uburebure bungana na metero 269.6 mu butambike. Ubu bwato nanone kandi bwari bufite uburemere bungana na toni 4,632, ndetse ubibaza neza mu ngero z'uburemere ubasha kumva muri kilogaramu. Ni ukuvuga ko ubwato bwari bufite uburemere bungana na miliyoni 46 zose. Birumvikana ko bwari ubwato butoroshye kuko ari burebure kandi nanone ubu bwato buremereye. Titanic bwari ubwato bw'igihanganye cyane bwatekerejwe n'aba bagabo batatu
bumvaga ko ubwato bugiye kwifashishwa mu bucuruzi butandukanye, by'umwihariko bwambukiranya imigabane ibiri, umugabane w'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwato nanone kandi bwatwaye amafaranga menshi y'akayabo mu kugira ngo bwuzure neza butangire urugendo, kuko bwashoweho arenga miliyoni 32 z'amadolari. Icyo gihe mu kinyejana cya 20 zari miliyoni nyinshi cyane kandi ziteye ubwoba. Kuba abo bantu batatu barishyize hamwe bagatangiza igikorwa cyo gukora ubu bwato bwa Titanic byari ibintu bitoroshye cyane. Titanic, mu bantu barebye filime mbarankuru yakinwe igaragaza ishusho n'imiterere y'ubu bwato, Titanic igaragazwa nk'aho yaje kuba irohama mu mazi, kandi koko byabayeho. Iyi si inkuru mpimbano ahubwo ni inkuru nyakuri koko. Titanic byatangiriye kugira ngo ubu bwato buhite burohama mu mazi butamaze iminsi mike cyane, ahubwo bumaze amasaha make cyane. Kubera iki? Ubushakashatsi bwagaragajwe n'ikinyamakuru Geographic News bwagaragaje ko Titanic byibura yakandagiye ku nyanja bwa mbere ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu 1911, nibwo ubu bwato bwari butangiye kugera neza ku nkombe, bwitegura kuzatangira urugendo rwagombaga kuva mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Southampton bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu mujyi wa New York. Ubu bwato nanone kandi bwari ubwato bunini cyane, dore ko bwari bufite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ubu bwato bwari bufite ibibuga byo gukinirwaho, ibibuga by'umupira w'amaguru, volleyball, indi mikino igiye itandukanye, byose byari bibarizwa kuri ubu bwato bwa Titanic. Ubu bwato bwashoboraga kuba bwakwikorera uburemere buhambaye cyane, kuko ubu bwato bwashoboraga no gutwara abagenzi basaga 3,000. Gusa muri icyo gihe ubwo bwato bwa Titanic bwari butwaye abagenzi basaga 2,240 bose bari baguze amatike bashaka kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bose ntabwo bari bajyanywe n'igikorwa kimwe, harimo abacuruzi bagomba kuvana ibicuruzwa mu gihugu cy'Ubwongereza babyerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bari bagiye kwinezeza mu bikorwa bitandukanye. Mbega muri iki gihe nibyo twita kurya isi cyangwa se kurya show. Gusa urugendo ntabwo rwaje kuba ruba amahire. Nk'uko nabivuze, ubwato bwavaga mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Southampton bwahavuye ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane 1912 bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Filime mbarankuru igaragaza neza ishusho n'imiterere y'ubwato bwa Titanic. Iyi filime yanditswe n'umugabo bita James Cameron. Yanditse iyi filime yaje kubigira akamaro kenshi cyane, dore ko yamwinjirije amamiliyaridi asaga miliyari 1,840,000 zose z'amadolari, zose yaje kuba zinjiza. Ni filime yasohotse mu 1997. James Cameron yanditse iyi filime mu buryo bwo gusobanurira abantu neza Titanic icyatumye irohama mu mazi cyangwa se mu nyanja Atlantic. Mu kiganiro James Cameron yagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye bamubaza ku bijyanye na Titanic n'uburyo yatekereje kwandikaho igitabo ndetse no gusohora filime. Yavuze ko iyi yari inkuru idasanzwe kandi abantu bose b'isi bari bategereje, kandi bagomba no kumenya neza bakamenya ikintu cyatumye neza Titanic ibasha kurohama mu mazi. Iyi filime itugaragariza abantu babiri bari bafitanye urukundo rudasanzwe muri icyo gihe. Muri urwo rugendo uko nabivuze haruguru, hari harimo ingeri z'abantu benshi bagiye batandukanye. Bamwe bari bajyanye n'ubucuruzi, abandi bagiye kwinezeza. Muri ubwo bwato hari harimo umuryango ufite umwana w'umukobwa, umuryango wari ukize cyane, ndetse hari harimo n'imbobo yagiye muri ubwo bwato bwa Titanic itomboye iteke. Uko bigaragazwa muri iriya filime, yaje kuba ihura n'uwo mukobwa. Ngira ngo abenshi batangiye guhita batahura amazina yabo kuko benshi barebye iyi filime. Ni Jacques na Rose. Uzi ko Jacques yari imbobo cyangwa se kirara kirwaga kikinira amakarita ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kinezeza. Mu gutombora tike ese yinjira mu bwato bwa Titanic ahuramo n'uwo mukobwa udasanzwe wari uturutse mu muryango w'abakire cyangwa se w'abaherwe, aza guhuza bakomezanya urukundo cyangwa se inzira y'urukundo.
Mu bintu byari bitunguranye cyane, aba bantu babiri baje guhita bakomeza inzira y'urukundo, ndetse urukundo rwabo ruraguka rugera kure. Ibintu bitari bisanzwe cyane ku kuba umuryango wa gikene batanga umwana w'umukobwa ku mwana nawe w'indara, ariko nibo babigizemo uruhare. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu 1912 nibwo ubwato bwa Titanic bwari butangiye urugendo rwarwo rushyashya. Byari ibintu bidasanzwe kuko abantu bari bagiye bishimye bafite akanyamuneza, babonye ikintu kidasanzwe cyangwa se ubwato bunini budasanzwe bwari bwa karundura butigeze bubaho mu mateka y'isi, buva mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se ku mugabane w'Uburayi bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bari biteze inkuru nziza yo kuba babonye igisubizo mu bijyanye n'ubukungu, dore ko ubukungu bw'isi bwari bwararohamye kubera intambara y'isi ya kabiri nk'uko twagiye tubivuga haruguru. Ubu bwato bwatangiye urugendo kuri izo tariki 11 z'ukwezi kwa kane 1912. Bwakomeje kugenda, bumaze kugenda kilometero 600. Ni ukuvuga ko ubu bwato bwari busigaje igihe kingana byibura n'amasaha 8 kugira ngo bugere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwato bwarakomeje kugenda kuko bugenda mu mazi neza nta kibazo. Kapiteni wari uyoboye ubu bwato yitwa Edward Smith yategetse abo yari ayoboye mu gutwara ubu bwato ko bakongeza umuvuduko bakandika amateka maze bakagaragara nk'aho ari ubwato bwa mbere bukoresheje igihe gito kuva isi yakaremwa kandi butwaye ibintu byinshi. Nta kuzuyaza, abo bakozi Edward Smith yari ayoboye bongeje umuvuduko koko barakomeza baragenda. Filime mbarankuru yahimbwe n'uyu mugabo James Cameron igaragaza uburyo aba umukobwa wari ukundanye na Jack ariwe bita Rose, ubwo bari hejuru y'ubwato baje kuba barangaza aba pilot bari batwaye ubu bwato. Ibintu bidasanzwe kuko aba pilot barangariye aba bakobwa babiri, umukobwa n'umuhungu bari kumwe. Hanyuma biza ku bindi mu gihe bari barangaye, ubwato bwashidutse bwagonze ikibuye cyo mu mazi tuzi nka iceberg. Captain Edward Smith akimara kubona ibibaye yahise ategeka vuba ko bagabanya umuvuduko w'ubwato, ariko n'ubundi byarangiye ari ubusa. Bawugabanyirije ubusa kuko n'ubundi iki kibuye cyari cyamaze gukata neza ubu bwato, kandi amazi make yagiye atangira kwinjira mu bwato. Ibi byari ibintu bidasanzwe, kandi ibi bintu mu rugendo ntabwo byari byitezwe mu kuba Titanic yahita itangira kugira ibibazo nk'ibi ngibi. Abakire batatu bari bashoye amafaranga yabo mu gukora ubu bwato bumvise bakutse umutima cyane, ariko nanone Kapiteni Edward Smith yagerageje kubarema agatima ababwira ko ibibaye bisanzwe rwose, kandi ko yagerageje gukatisha neza ubu bwato bukaba butagonze ibuye. Nyamara Edward Smith mu by'ukuri yaribeshyaga. Ibi bintu byari bidasanzwe. Iki kibuye cyo mu mazi cyangwa se icyo twita iceberg cyakase ubu bwato, amazi atangira kugenda yinjiramo gahoro. Mu by'ukuri abashakashatsi benshi bavuga yuko aba bapilot bari batwaye ubu bwato aribo bagize uburangare bukomeye cyane mu kuba ubu bwato bwaraje kuba bugonga iki kibuye. Hari na benshi bagaragaza ko kugira ngo Titanic igonge iki kibuye ari ubwishongozi bw'abakoze ubu bwato, kuko abakoze ubu bwato bavugaga ko nta kintu na kimwe cyabasha guhirika ubu bwato, kabone n'ubwo Imana yaza ikabujyamo cyangwa se ikabuhirika butabasha na rimwe kurohama. Mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo bidusobanurira ishusho n'imiterere ya nyayo y'uburyo ubu bwato bwaje kuba burimo, ariko ikintu cya nyacyo kibigaragaza neza ni uko ubu bwato bwaje kuba bugonga ikibuye cyo mu mazi, amazi atangira kugenda yinjiramo gahoro. Ubu bwato bwari bumaze kugenda kilometero zisaga 600, ukuvuga ko ubwato bwaburaga byibura amasaha 8 kugira ngo bugere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwato amazi yatangiye kugenda bwuzuramo gahoro bitewe n'ibyiciro, ko muri ubu bwato harimo ibyiciro bigiye bitandukanye: abakire cyane, abakene n'abandi batari abakire cyane. Aho bose rero ubwato bwagendaga bwinjirwamo n'amazi gahoro kugeza ubwo bubasanzemo imbere koko nta muntu n'umwe wari ufite acikira amazi. Captain Edward Smith uko yagendaga abona ibintu birushaho gukomera, yategetse ko bamanura utwato dutoya tugenda dufasha abagenzi
bamwe bagiye baturwaniramo bagenda bapfa gahoro gahoro kubera ko amagara yari yaterewe hejuru, buri wese arimo asama yiwe. Byari ibintu bitoroshye cyane. Bamwe barwaniraga mu twato bagaca imigozi, abandi bagakira gutyo 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 gutyo, ariko bamwe barahatikiriye. Utaricwaga n'ubukonje yicwaga n'amazi cyangwa se no gusoma nyeri. Ibyo byose byari imbogamizi yo kuba abapilote bari batwaye ubu bwato baraje kuba barangara bakagonga ikibuye cyo mu mazi. Hagati aha ngaha ibintu bitari byitezwe kuri Titanic byari biyibayeho kuko nk'impanuka, menya ari naho haturutse izina impanuka. Ibi bintu byatumye neza neza ibintu bizamba, abantu batangira gushyuha mu mutwe. Ubwato ari nako bugenda bwinjirwa n'amazi gahoro gahoro. Ukuvuga ko ubwato bwamaze byibura amasaha 2 n'iminota 40 kugira ngo neza neza bwose buba burangije kurohama. Mu ijoro neza neza ibintu byari byanze kugeza aho ku isaha y'isa 5:40 ubu bwato bwari butangiye kugenda burohama gahoro gahoro. N'ibisanzwe buri wese aba arimo akiza amagara ye. Abantu bose bageragezaga kwiterera mu mazi, harimo n'abiyahuraga kugira ngo byibura babone ko bapfa vuba baticwa n'ubukonje. Ibi byari ibintu bidasanzwe mu ishoramari no mu iterambere hagati y'imigabane ibiri nk'uko nahoze mbikubwira kare. Byashakaga kuzamura ubukungu by'umwihariko hagati y'umugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ni ukuvuga ko umushinga w'abakire batatu wari ufeyirinze. William Jones Prices, Dragon, Iceman. Aba bagabo batatu bumvaga ko isi ibituye hejuru kuko bari barashoye amamiliyari menshi cyane mu gukora ubu bwato. White Star Line ni kampani yakoraga ubu bwato yumvise igize igisebo cyane, tegeka ko abakapiteni bose bagombaga kuba batwaye ubwo bwato bicwa. Edward Smith mu kubibona ndetse no gukorwa n'isoni cyane yashatse uburyo yakwiyahura. Ngira ngo twese turabizi muri filime mbarankuru uburyo byagenze. Edward Smith yariyahuye, amazi aramumira, amira nyeri gutyo aho kugira ngo asebe. Gatoya ku mugabo Edward Smith ni umugabo yavutse mu 1880. Umugabo nibwo yinjiye cyane cyane muri White Star Line, ya kampani nahoze nkubwira yakoraga ubwato. Dore ko kuva na kera uyu mugabo yakoraga ku mazi cyane, yambutsa abantu ndetse anaroba n'amafi. Edward Smith yagiriye ubunararibonye butandukanye, hanyuma aza kurukiritwa cyangwa se aza guhitwamo iyi kampani bita White Star Line. Iramujyana gukora ubwato ndetse inamwifasha no gukora ubwato bwa Titanic. Mu ijoro hagati ku isaha y'isa 6 ubwato bwa Titanic nibwo bwose bwari busomye nyeri. Hanyuma kubera kuremera kw'igice cy'imbere cyane cyamaze gusoma amazi neza neza, ubwato bwacitsemo kabiri. Mu by'ukuri intambara yari isigaye irwanwa n'abantu bake kuko umubare munini wari umaze gutikirira mu mazi. Jacques na Rose nk'uko bigaragara muri filime mbarankuru yakinwe, igaragaza ko bakomeje kurwana bageza kuri finali. Ariko nyuma yaho Jacques na Rose baza gufatanya gahoro gahoro kugeza uburyo Jacques yaje kubapfa azize ubukonje, ariko Rose aza gukomeza kubaho. Muri interview umugabo wanditse iyi filime James Cameron agaragaza neza impamvu atabashije kuba yakandika ko Jacques abaho. Umugabo wivugira ko amarangamutima y'abantu atari yagenderwaho mu kubaka filime ndetse no mu gukina ibyabaye. Ubwo nanone abantu benshi bakomeza kwibaza, ese ibi ngibi koko byaje kuba bibaho? Jacques yarapfuye cyane yapfuye? Ese ubwato bwa Titanic Jacques na Rose bari bariho cyangwa ntabwo bari bariho? Igisubizo cyahuranyije mu by'ukuri aba bantu ntabwo bari bariho. Filime mbarankuru yakinwe mu kugaragaza byibura ishusho n'imiterere y'ubwato bwa Titanic, ariko nanone aba bantu bakundanaga ntabwo bigaragara neza ko bari bariho. Abantu benshi ngira ngo twarebye na filime ndetse nawe utarayireba ushobora guhita ujya kuyishaka ukareba uburyo byari bimeze, irohama rya Titanic ndetse n'uburyo yaje kuba ishwanyagurika neza neza ibyaha bikarangira. Twavuga ko bya Titanic n'uburyo yaje kuba irohama. Mu by'ukuri yarohamiye mu nyanja ya Atlantique mu majyaruguru yayo, ibura amasaha 8 kugira ngo igere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bari bayitegeranyije amatsiko
bumva ko nabo bagiye guhita bajya mu gihugu cy'Ubwongereza. Gusa siko byaje guhita bimera kuko inkuru bari biteze basanze ko katarima mu bwato bwa Titanic bwaje kuba burohamira mu nzira. Ibintu bitumvikanaga neza ku bakire nabo ubwabo bumvise bitumvikana neza, bahitamo gukora ibikorwa bitandukanye birimo kwiyahura n'ibindi bitandukanye ubona bisebetse koko. Twaganiraga ku bwato bwa Titanic bwabaye igikomerezwa muri iyi si, ndetse nta n'ubwato bundi burabasha kubuhiga cyangwa bubujye hejuru, kuko ubu bwato bwari bwo bunini ugereranyije n'ubundi bwose bwigeze kubaho. Mu gusoza iki kiganiro reka nsoze mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe kuri Ifeza TV1, hanyuma tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi tumenye byinshi bitandukanye tutabashaga gusobanukirwa. Ndizera nashidikanya wayikoze koko. Kansoze mbashimira, nitwa Tuyisenge Chrétien. Ndabashimiye cyane. Uwiteka w'Umwabarindi.